Ndagusuhuje mwene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, aho uherereye mu birere bine by'isi, haba mu Rwanda no hirya no hino, ndagusuhuje. Uyu munsi ntabwo ndi buze kwibanda mu magambo cyane, njyewe gusuhuza ndi Evangeliste Salome Iradukunda, ariko uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa nabazaniye uyu munsi kugira ngo atuganirize ijambo ry'Imana. Tudatinze rero reka tumwakire akomerezeho, turi kumwe na Ndatimana Elize, ni umuvugabutumwa tugiye kubana uyu munsi. Evangeliste Elize, ikaze. Yego, reka dushimire mwene data Salomon Iradukunda duhaye ikaze ku uyu muyoboro wa YouTube channel yiwe witwa Pastor Salomon Iradukunda, acishaho ubutumwa bwiza. Rero turamushimiye kuba twemera akaduha umwanya akatwakira. Imana imuhe umugisha, ndetse reka dushimire namwe mwese bamukurikirana uko bwije n'uko bukeye, mwebwe bari mu Rwanda no muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Imana ibahereze umugisha, by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe, dushishikariza n'abandi batarayikora kugira ngo nabo bayikore, hanyuma tujye dufatanya kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma rero mutwemerere n'ubundi dufatiye umwanya kugira ngo tuganire ibyanditswe byera, aho turi buze kwifashisha amagambo yanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 16, hanyuma duhere ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 29. Hanyuma munyemerere mureke dusome, ubundi twumva uko Imana ivuganye natwe biciye mu ijambo ryayo. Hari amagambo avuze ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri y'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye, kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuye ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kumwe na Lazaro ari mu gituza cye, arataka, Aburahamu sogokuruza, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi, antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu mubiri. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi bye, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuruza ngo nibura umwoherereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi, babumvire. Nawe ati, oya sogokuruza Aburahamu, ahubwo nihagire uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi, ntibakwemera naho umuntu yaba yazutse. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ya niyo magambo nifuje ko twaganiraho mu gihe kinyuranye n'icyo dufite kitari buze kurambirana, kandi ndabizi neza ko umwuka wera w'Imana ari buze kuyashorera, hanyuma tukagira isomo turi buze gukuramo. Hanyuma hano havugwamo abantu 3 cyangwa se 2. Havugwamo uyu mugabo wari umukire ndetse na Lazaro wari umukene, ariko deni nyuma akavugwamo na Aburahamu. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ndumva ko tuganira ku ijambo rivuga ngo, cyangwa se intego cyangwa se topike ivuga ngo gukora ibyiza tugifite uburyo. Gukora ibyiza tugifite uburyo, niryo jambo umwuka wera amaye kugira ngo turiganire. Ni ukubabwira ngo mureke dukora ibyiza tugifite uburyo. Buri muntu wese mu rwe ruhande ugifite uburyo bwo gukora ibyiza, cyangwa se ugifite uburyo wagirira neza abantu, cyangwa se ufite uburyo wagirira neza abo mu bana, wagirira neza abantu, abaturanyi, wagirira neza abo mu rugo rwawe, wagirira neza abo mu itorero, wagirira neza abo mu kazi. Mbega ijambo ni ugukora ibyiza, ni ukugira neza. Ineza ntabwo ibora, ineza ntabwo isaza, ineza iribukwa. Imana iduhana umugisha. Ineza iribukwa,
igihe cyose sigara mu mitwe y'abantu. Umuntu wagize neza ineza irakurikirana, nigira neza wigendere. Mu yandi magambo, ineza ifata ibisekuru ndetse n'ibisekuruza. Ineza irakurikirana, igakurikirana umuryango, igakurikirana abavandi. Ineza umuntu agira, ineza umuntu agirira abandi, ineza umuntu ibintu byiza umuntu akora ntabwo byibagirana, ntabwo bisibangana. Nubwo byakibagirana mu bantu, ariko mu maso y'Imana ntabwo ineza igisibangana. Oya, ineza Imana irayibuka nubwo abantu batayibuka, nubwo abantu batakibuka ibyiza wakoze, nubwo abantu batakibuka ibyiza wabagiriye, ariko Imana izirikana ineza wagize ukiriho mu gihe cyawe. Imana iduhana umugisha kandi Imana ikomeze kuduhigikira. Hanyuma mureke twinjire mu magambo tumaze gusoma. Ni amagambo Yesu yavuze arimo acira abigishwa be ndetse n'abayuda ndetse n'abandi bantu bari bamukurikiye, bari mu iteraniro Yesu yari arimo, abacira umugani wa nyamutunzi. Mu yandi magambo, nyamutunzi ni umuntu wari ufite ibintu, ni umuntu wari ufite amafaranga, ni umuntu wari wizihiwe mu bintu byose, yari abayeho neza, nta kintu yari akennye muri we. Mu yandi magambo, yari yihagije, yari umukire, yari atunze, yari afite ubutunzi, ibikenerwa byose n'ibyo yifuzaga byose yari abifite. Ariko hariho n'undi muntu w'umukene wabaga iwe kwa nyamutunzi. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze kudufasha. Hanyuma Yesu mu kuvuga aya magambo arababwira ngo hariho umutunzi wambaraga neza ngo yambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose, yarangiza agahora adamaraye, bitewe n'uko urumva yahoranaga style mu buryo bwiza bwoze kigereka ariko tubikoresha. Yahoranaga style, imyenda yose isohotse mishyashya kandi myiza yabaga yifite, yahoraga yambaye neza kandi imyenda ihenze, imyenda y'igiciro. Murumva uyu muntu wahoraga wambaye gutya, wahoraga ameze gutya, ntabwo uyu muntu yari afite inzara, ntabwo yari ashonje, yari afite ibyo kurya, afite ibyo kwambara, afite aho kuba heza. Yari umutunzi nyine, yari yikwije mu bintu byose. Ariko Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire. Mu yandi magambo, uyu mukire yari afite ibintu byose, ariko hariho n'undi mukene witwa Lazaro wahoraga aryamye mu muryango w'inzu y'uyu mukire. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo umubiri we wose wari wuzuye ikintu cyitwa ibisebe. Hanyuma ngo uyu mukire yari afite imbwa, ngo za mbwa ngo zikaza zikarigata muri bya bisebe bya Lazaro. Noneho ngo ikindi kintu icya mbere, Lazaro yahoraga aryamye mu muryango w'inzu y'uyu mukire. Icya kabiri, ku mubiri wa Lazaro hari huzuyeho ibisebe, afite ibisebe byuzuye umubiri wose. Gatatu, imbwa z'uyu mukire cyangwa se imbwa z'uyu mutunzi zari zuzuye ibisebe, ngo zahoraga ziza kurigata Lazaro muri bya bisebe. Kane, ngo Lazaro bitewe n'uko yari ameze cyangwa se n'ubuzima yari afite, ariko uyu mutunzi ngo yahoraga yifuza guhazwa n'utuvungukira tuvuye ku meza y'uyu mukire. Mu by'ukuri nitwinjira muri aya magambo turaza gusanga yari afite ibintu byose, yari afite ibyo kurya, ariko Lazaro nk'umukene wabagiwe ntago yamwitagaho. Mu yandi magambo, yaramusuzuguraga. Nimwibaze umuntu wabaga mu rugo rurimo ibintu bingana gutya cyangwa se birimo ibintu bimeze gutya, imbwa zikajya ziza zikamurigata kugira ngo Lazaro yumve ko kibuze yakoroherwa. Ikindi, uyu Lazaro wabaga k'uyu mukire yahoranaga ikintu cyitwa inzara, ngo akifuza guhazwa n'ubuvungukira buvuye ku meza y'uyu mukire, ariko nabyo ntabashe kubibona. Bene data, Lazaro yari afite ubuzima bugoranye kandi yari afite ubuzima burimo kwihangana. Natwe bene data, hari igihe umuntu aba ahantu, n'urugero umuntu akaba akora mu mafaranga, ariko inzara ikayamuriramo akaba atabasha kwihangana, akiba cyangwa se akayiba akayatwara. Ariko Lazaro yarihanganye, yihanganira ubukene, yihanganira
yihanganira imibabaro yari arimo, yihanganira ubuzima yari abayemo kandi butamworoheye. Bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima bwo kubabazwa, ari ahantu hari ibintu ariko akaba atabyiha. Ndetse na Nyamutunzi yicaraga amureba akabona ko Lazaro hari icyo yamufasha, akabona ko Lazaro akennye ibyo kwambara, akennye ibyo kurya, ariko umukire ntiyamwitagaho, nta kintu yamubaha. N'uyu munsi bino bintu bishobora kuba bibaho, umuntu akaba ahantu hari ibintu byose ariko abantu ntibamurebe n'irihumye, abantu ntibamurebe ngo bamuhe. Natangaye igihe kimwe nari ndi ahantu mu rugo rufite ibintu kandi rwishoboye, harimo ibintu byose, harimo ibyo kurya, harimo ibyo ni urugo rufite ibintu. Hanyuma ngiye kubona mbona umubyeyi wo mu urwo rugo, harimo n'abana, asohora ibiryo biri ku isahani byiza bitetse neza, birimo umuceri, ifiriti ndetse n'inyama. Hanyuma arabisohora abo yari yabiteguriye batabiriye. Hanyuma umukozi arabizana, agiye kumva aramubwiye ngo ibyo biryo byanjye ngo bishyire hariya, ndaza kuba inka yanjye ngo nayize kubirya. Numva umusatsi umvuye ku mutwe, ndatangara. Ndagira ngo mbabwire ngo ibintu tuba dusoma mu Bibiliya aba ari ibyigisho, ariko kandi hari ahantu biba. Nawe nararebye nsanga urugo rurimo abantu, rurimo abana bari aho ngaho b'abaturanyi, ariko umukozi azanye ibiryo aramubwira ngo nabishyire hariya kandi harimo abantu, ngo araza kubiha inka ye. Mu by'ukuri umuntu cyangwa se mu gihe tugezemo, bene data, niba ufite ukuntu wagira neza, gira neza ugifite uburyo. Niba ufite ukuntu wafasha abakene, bafashe. Niba ufite ukuntu wasura imfubyi, zisure. Niba ufite ukuntu wasura abapfakazi, bafashe. Ni imirimo izibukwa mu maso y'Imana, nubwo abantu batayibuka, ariko Imana izayikurikirana ineza wagize. Imana tugirire neza. Niba ufite ukuntu wasura abarwayi kwa muganga, basure. Turi ku ijambo ryitwa kugira neza tukiriho, kugira neza tugifite uburyo, kugira neza ugifite uburyo wagirira neza abantu. Imana tugirire neza kandi Imana ikomeze kudufasha. Hanyuma nkomeje ahantu harimo icyo gikomeye cy'uko dukwiye kugira neza. Ntukagire umuntu usuzugura, Nyamutunzi yasuzuguye Lazaro mu gihe yari akiriho akimuri iruhande, amubona ntiyagira ikintu amufasha, ntiyagira ikintu amuha. Ariko ubuzima, hari uwavuze ngo ni gatebe gatoki. Si ni gatebe gatoki, ubuzima burahinduka. Wari umukire ejo yakena, ariko si byo twifuza. Ariko kandi hari igihe bitewe n'ubuzima tubayemo, hari igihe ibintu bibaho bijya bishoboka ko umuntu aba afite ibintu ariko ejo ibintu bigashira, kandi bigashira ugasanga arimo arasaba uwo yimye, ariko biragatsindwa n'Imana. Bene data, nimureke tugira neza tugifite uburyo. Niba ugifite uburyo wagira neza, niba ugifite uburyo wafasha, niba ugifite uburyo watabara, bikore, kuko nawe ejo ntabwo uzi ko ubuzima buzagenda. Imana tugire neza kandi Imana ikomeze kudufasha. Hanyuma nihuse, Bibiliya itubwira neza ko igihe cyaje kugera. Igihe cyaje kugera ngo hanyuma Lazaro arapfa. Ngo Lazaro amaze gupfa, ngo abamarayika baramufata baramujyana, ngo bamujyana mu gituza cya Aburahamu. Imana tugirire neza. Mu yandi magambo, yagiye mu ijuru, yabonye ubugingo buhoraho. Nicyo bishatse kuvuga. Ngo n'ikindi gihe ngo kiza kugera, ngo Nyamutunzi nawe arapfa, arahambwa, niko Bibiliya yavuze. Ariko ngo ageze ikuzimu arababazwa cyane, ngo yubuye amaso areba Aburahamu ari kumwe na Lazaro, ngo nawe ari mu gituza cye. Mu yandi magambo, yubuye amaso ahantu yari ari ikuzimu, arimo ababazwa nawe. Ngo hanyuma ngo yubuye amaso areba mu ijuru, ngo abona ahantu Lazaro ari, ngo ari mu gituza cya Aburahamu, kandi ngo aguwe neza. Imana tugirire neza. Ariko ngarangije, Nyamutunzi arataka, aravuga ngo Aburahamu sogokuruza, ngo mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi, antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa ahandi, mbabazwa n'uyu muriro. Imana tugirire neza kandi Imana ikomeze kudufasha. Hanyuma murumva ko iherezo ry'aba bantu bombi, iherezo rya Lazaro
ndetse n'iherezo rya nyamutunzi ntabwo ari amaherezo amwe, ni amaherezo abiri kandi atandukanye. Lazaro yarapfuye, hanyuma abamarayika bamutwara mu gituza cya Aburahamu, ariko ngo nyamutunzi apfuye ngo aragenda ajya ikuzimu, arahambwa ajya ikuzimu, ngo ubuzima yari arimo ngo bwari ubuzima bwo kubabazwa. Ibaze kugeza mwibuke amagambo twasomye mbere, Lazaro yabaga kuyu mukire ahora yicaye mu muryango, imbwa zikaza zikaburigata mu bisebe, kandi akifuza guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'uyu mukire. Mu by'ukuri tureba neza turaza gusanga yifuzaga ubuvungukira, ariko nk'uko kwifuza kwe nabwo ntabwo yabubonaga. Mu yandi magambo, nta kintu na kimwe yageraga gute yabonaga. Yifuzaga kurya bya bindi byaguye hasi, ariko ntabibone. Yahoraga yifuza guhazwa n'ibyiza byavuye ku meza y'uyu mukire, n'ubuntu bw'ubuvungukira bwagiye busigara. Hanyuma nsubira ahangana rindi, igihe kigeze ngo uyu mukire nawe arapfa, arahambwa, ngo ajya ikuzimu, atangira kubabazwa. Igihe cyaje kugera, asaba Aburahamu sogokuruza ngo yuko yakohereza Lazaro nibura agakoza isongi y'urutoki. Mwumva umuntu wari ufite ibintu, mwumva umuntu wari witunze, nawe atangiye kwifuza ko Lazaro w'umukene wabaga iwe yakoza cyibuza isongi y'urutoki mutuzi, ngo akamutonyangiriza ku rurimi, kugira ngo cyibuze yumve ko ububabare cyangwa se uburibwe bwagira gute bwashira. Bene data, iri jambo ririmo isomo rikomeye mu buzima tubamo, yuko dukwiye kwicisha bugufi. Niba Imana iguhaye ibintu, n'ibyo bintu Imana iguhaye bibanemo neza n'abantu. Intambwe Imana iguteje ni byiza, kandi biba ari byo yuko Imana izamura umuntu ikamukura ahantu hamwe ikamugeza ahandi. Ariko ahantu Imana igushyize ntabwo ari ibyo kugira ngo wishyire hejuru, wirige ku bandi, ubiyemereho, wumve ko bo nta bwenge bagira. Ni Imana igutaba, yishimire. Hanyuma niba ufite ikintu wabafasha, ubafashe. Umuntu wari utunze, wari wihagije, wari ufite byose ntacyo akennye, nawe atangiye kwifuza cyibuze umuntu wamuha igitonyanga kimwe cy'amazi, kugira ngo cyibuze kimubare umubabaro, kugira ngo cyibuze yumve ko yagubwa neza. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze kudufasha. Kandi Imana, bene data, mureke tugire neza. Niba ufite ukuntu wagira neza ukiriho, gira neza. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze kudufasha. Hanyuma ijambo ryakomeje kutubwira ngo Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe mu gihe cyawe, mu gihe wari ukiriho. Mu yandi magambo, ni ko Aburahamu yasubije nyamutunzi. Iramubwiye ngo, nyamutunzi, ibuka mu gihe wari ukiriho wahawe ibyiza byawe, ukiriho wahawe kugubwa neza, wahawe gutunga uratunganirwa, wahawe byose, ntacyo wari ubuze. Hanyuma Lazaro nawe yahawe ibibi bye, none aguwe neza hano. Mu yandi magambo, aguwe neza mu gituza cyanjye, kuko ari njye turi kumwe. Naho wowe urababazwa cyane nawe ahantu uri. Lazaro aguwe neza ahantu ari, hano turi kumwe, ariko nawe urababazwa cyane ahantu ugeze gute, ahantu uri. Imana ikomeze kudufasha, kandi Imana ikomeze kubana natwe. Naho wowe nawe urababazwa cyane ahantu ugeze gute uri. Kandi uretse n'ibyo, dore hagati yacu nawe harimo ikintu cyitwa umworera munini bikabije hagati, kugira ngo abantu bashaka kuva hano twebwe turi baza aho ngaho bidakunda, ngo ndetse n'abashaka kuva nawe aho ngaho muri, aho ngaho nawe uri murababazwa, natwe badusanga ahantu turi, kugira ngo nabyo bitageze gute bidakunda. Ariko ngo nyamutunzi aravuga ngo nubwo ibyo ngibyo bitakunda, ariko cyibuze hariho uwo mworo washyira kugira ngo hatazagira abantu bamwe bavandi basanga abandi n'abandi basanga hano. Ariko nyamutunzi aravuga ngo cyibuze ndakwinginze sogokuruza, ngo nibura wohereze Lazaro agende, ngo mfite abandi bavandimwe 5, ngo cyibuze ngo agende ababurire, ngo nabo be kuzagira gute, be kuzaza kubabazwa hano hantu ndi, kugira ngo nabo bataza. Cyibuze nagenda ababurire bo bihane, bahindukire, kugira ngo nabo batazaza ahantu ndi kubabazwa cyane. Imana tugirire neza. Murumva ko nyamutunzi bitewe n'ahantu yari ari cyangwa se n'ubuzima yari abayemo bwo kubabazwa, yatangiye kubabarira bene se. Abwira Aburahamu ngo cyibuze afata Lazaro umwohereze agende ku bavandimwe b'abanjye, cyibuze nawe ababurire, bige ko mu yandi magambo batangire kugira neza, bige gukora neza, bicisha bugufi mu buzima bafite, bicisha bugufi mu buzima babayemo, kugira ngo nabo batazaza mu buzima ngize gute, batazaba mu buzima mbayemo, cyibuze bazabe mu buzima Lazaro agize gute arimo, kuko Lazaro niwe wari uri mu buzima bwiza. Ariko Aburahamu aramubwira ngo ntago byakunda.
Imana itugirire neza bene data, kandi Imana ikomeze kudufasha. Ndimo ndegera ku musozo. Aburahamu aramubwira ngo ntabwo byakunda. Yamubwiye amagambo nakunze. Iramubwiye ngo bafite Mose ndetse bafite n'abahanuzi. Haleluya, babumvire. Imana idufashe. Aya magambo Aburahamu yavuze ashatse kuvuga iki? Kuko bafite Mose bakaba bafite n'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo dufite abavuga butumwa Imana yaduhaye, dufite abashumba, dufite abapasitori, dufite abigisha mu buryo butandukanye, ariko kandi harimo n'abantu b'abahanuzi. Abo bantu bakwiye kumvirwa ibintu bavuga, ibintu bababwira, nibagende babumvire. Imana itugirire neza bene data. Nimureke twongere twumvire, twige gukora neza mu buzima turimo, aho tubaho tubaye. Nibagende babumvire, ngo kuko nawe ati oya sogokuruza Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Ariko umva ko Aburahamu yaramubwiye ngo nibatumvira Mose ndetse n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yaba azutse. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze kudufasha, kandi Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Dukwiye kongera gukora kugira neza. Ese wari urimo ukora neza muri iki gihe? Ese wari urimo ufasha? Ese ubanye n'abandi gute? Ariko ukwiye kongera guhindukira, ukiga, ukongera. Wagiraga neza ariko ongeraho wongera ugire neza. Ntabwo wari uhuritse kugira neza, ariko ukwiye kugira neza. Imana itugirire neza, Imana ikomeze kudufasha. Amagambo dusorejeho atubwiye neza uburyo Nyamutunzi yarekaramye. Aravuga ngo hoya bohereze, ariko aramubwira ngo hoya nibatumvira Mose n'abahanuzi. Aramubwira ngo nubwo umuntu yaba azutse ntabwo babasha kumwumvira. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze kudufasha. Bene data, dukwiye kongera gukora neza mu buzima tubayemo, mu bintu Imana iguhaye, intambwe Imana igushyizeho, ongera wige gukora neza. Imana iduhana umugisha, mwakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma n'ubundi reka dusabe mwene data Salomoni aradukunda batwakiriye, kugira ngo yongere adufashe mu isengesho tujye gusenga, ryo gusenga Imana, abwira Imana yongere ishoboza abantu gukora neza mu gihe Imana iduhaye, mu bintu Imana iguhaye. Ibyige, iga gukora neza. Imana itugire neza, kandi Imana idufashe. Reka tumwakira dusengere mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Evangeliste Elize arakoze cyane, Imana imuhe imigisha. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje. Ineza iribukwa igihe cyose uriho, ineza iribukwa igihe cyose uhumeka, ineza iribukwa. Haleluya, turagushimiye cyane, iri jambo rigarugejeje kuri twebwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusabiye umugisha baryakiriye bose, kugira ngo ribagwe neza mu mubiri, mu bugingo bwabo, bagire imbaraga. Kandi dusabiye umukozi wawe imbaraga n'amavuta. Saha gusa avuze ubutumwa, n'ahandi azabuvuga ukomeze kumwagura. Kandi ikiruta byose udukomereza amaboko. Urakoze rero kuguma kubana natwe, kandi neza yawe ikarushaho kwibukwa none ndetse n'igihe kizaza. Natwe neza tugira ikazatugarukira mu bihe bizaza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro n'iteka ryose mu Imana yacu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Evangeliste Elize arakoze cyane, Imana imuhe imigisha myinshi, ndetse nanagusaba kugira ngo ube wabasha gukora subscribe. Nawe afite channel yiwe yitwa Ndatimana Elize official. Ubishoboye wasimbukiraho ugakora subscribe, kugira ngo tujye tubana nawe mu ijambo ry'Imana ritandukanye. Tuzakomeza kubana hano. Imana ishimwe kandi muhe imigisha, namwe mwese bahe imigisha. Amen. Shalom, shalom.